nejejwe no kubana namwe muri iki gitondo saa 12:30 hano ndashima Imana cyane ko ariyo yadufashije wowe nanjye tugashobora kubyuka tukaba tubonye aka kanya ko kubana hamwe kugira ngo dufatanye ijambo ry'umunsi. Uyu munsi kuwa gatatu itariki ya 11 z'ukwa gatanu 2022 nkaba mbamenyesha ko kuri iri jambo ry'umunsi muri kumwe na Josee. Ijambo tugiye kurebera hamwe turarisanga muri Zaburi ya 34. Mbere yuko turireba nagira ngo dufatanye gushima Imana no kuyisenga no gusaba umwuka wera kugira ngo bari we utwigisha ndetse atuyobore nkuko nubundi dusanzwe tubigira hano kuri Pure Gold TV. Kuri iyi TV y'abakristo dukunda gusenga no gusaba umwuka w'Imana ngo bari we utuganiriza ijambo ry'Imana ndetse ari twigisha dusobanurire kuko kenshi ngiye bijya bingora kuryumva. Reka dusenge. Mana Data, ndambuye ikiganza ngushima kuri iri jambo uduhaye ryo kudufasha uyu munsi wa none, kandi ngushimira ko umwuka wera ari we ugiye kudufasha ndetse no kutwigisha ngo dufashwe nawe ndetse dusobanukirwe ijambo ryawe icyo ushaka kutuganiriza uyu munsi wa none. Ndagusabye ngo imitima yacu n'ukuri wongere uyeze, utweze twese, udutunganye, amaraso ya Yesu Kristo atweze kugira ngo dushobore kumva ijambo ryawe imitima yacu ikeye. Ndagushimye kubikoze byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amina. Bene data mwese bahaye ikaze muri aka kanya keza cyane, kandi rwose mpaye ikaze abashyitsi. Dukunda kwakira abashyitsi, ndabizi hari abari buze kumva iri jambo ari ubwa mbere. Ndabakiriye mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kandi imvura igwa nisubira uzagaruke ujye dusura, uzajya ufashirizwa hano kuri iyi Christian TV. Eka turebe ijambo ry'umunsi. Turakomeza n'ubundi rwose tunezerwa cyane, tunezererwa n'iri jambo ryanditswe na Dawidi, Zaburi ya 34. Reka dusome abafite Bibiliya y'Ikinyarwanda ndetse n'Ikirundi. Haravuga ngo, nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Uwiteka niwe umutima wanjye uzirata. Haleluya. Abanyamubabaro babyumve bishime, mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Aya magambo yanditswe na Dawidi wari umwami yubahaga Imana cyane, ariyo mbese ashyira imbere. Yarivugiraga ati, ari nk'ubuhamya ati, nzahimbaza Uwiteka iminsi yose. Ubu ni ubuhamya bwiza cyane. Yari afite impamvu yo guhimbaza Imana. Nanjye muri iki gitondo mfite impamvu yo guhimbaza Imana, kandi nawe nuko ndagutumira ngo dufatanye guhimbaza Imana. Hari byinshi cyane twayishimira, ndetse no kuba twakangutse turi bazima tuyishime. Imitima yacu iranezerewe. Reka duhimbaze Imana bene data, kandi amashimwe yacu ajye yuzura ku minwa yacu, ku rurimi rwacu, n'indimi zacu, imitima yacu tunezererwe Uwiteka. Nukuri yaravugaga ku murongo wa 3 ati, Uwiteka niwe umutima wanjye uzirata. Reka twe kwirata ikindi kintu, kuko tuzi ko hari benshi birata ubwenge bwabo ntacyo bimaze. Hari abirata ubukire, ibyo birashira. Hari abirata ko ari ba famous, ari abantu bazwi mu isi, ibyo ntacyo bimaze, birashira. Reka twebwe dufatanye na Dawidi kwirata Uwiteka. Imitima yacu yishimira Uwiteka kandi yirate, tuvuge tuti turishimira Imana, turarata Imana, turashima Uwiteka ko ari data. Reka imitima yacu yishimira Uwiteka ngo abanyamibabaro babyumve bishime. Abanyamibabaro bumve amashimwe yacu banezerwe, ndetse nabo bamenye iyo Mana, bave muri iyo mibabaro yabo. Mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Bene data turi kumwe namwe mwese, rwose ndagira ngo mbatumire dufatanye twese guhimbaza Imana, tufatanye kuyishyira hejuru, dushima izina rye. Nta magambo twabona ahagije, ariko n'ibikorwa byacu byerekane ko
turi gufatanya guhimbaza Uwiteka, dufatanye tuyishime kuko irabikwiye. Hari byinshi cyane dukorera, kuba byonyine yanaturemye ikaturema mu ishusho yayo, noneho ikadukorera igikorwa gikomeye, ikaduha umwana wayo umwe rukumbi yari ifite, ari we Yesu Kristo, akaza kuvukira hano mu isi afite misiyo yo kugira ngo akumenye, yo kugira ngo amenye, cyane cyane yo kugira ngo adukize ibyaha, tube abana b'Imana, tugire identite y'abana bo mu ijuru, y'abaturage bo mu ijuru. Noneho nituzava hano mu isi tuba dufite iwacu, dufite aho dutaha, dufite igihugu, dufite ijuru. Icyo ni ikintu cyiza cyane, ibyo bijya binshimisha, ndetse bimwe mu binezeza. Icyo ni icya mbere, yuko mfite igihugu, yuko mfite aho nzajya kwa data mu ijuru. Reka tubiharanire bene data, n'ukuri Imana ni igitangaza, ntabwo nabona uko nyishimira. Zaburi niyo gushima, gusa dukomeze tuyihimbaze. Nsoza hano ku murongo wa 5, mbibutse ko ndi muri Zaburi ya 34, ngiye gusoreza ku murongo wa 5, havuga ngo nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Ese mwene data, we ntabwo wavuga nka Dawidi? Nta hantu wigeze ugera ukumva ufite ubwoba bwinshi, ukavuga utese ibi ndabivamo nte? Ese aha ndahakira nte? Hariho n'abantu bajya bahura n'ibibazo nko muri Ukraine, bafite intambara, wenda wigeze uba mu ntambara y'amasasu, ukavuga utese Mana, aho ndakira, amasasu ndayavamo. Ibuka aho Yesu yagukuye, ibuka hahandi wari uri. Sinzi ibyawe, ariko njye nzi ibyanjye. Ariko ibuka aho Imana yagukuye. Ibyo ari byo byose, hari ikintu Imana yagukoreye, hari ikintu Imana yagukoreye. Wari uri mu bwoba, ndabizi. Hari situwasiyo wigeze ugeramo igihe wari uri mu bwoba, uvuga uti aha ndahava nte? Wenda wari ushonje, wenda wari ukennye, wenda ayo masasu yari akuri hejuru, ariko Imana yaragukijije. Uyu munsi Imana irashaka ko uyishimira. Dawidi yaravuze ati, yihamiriza avuga ati, nashatse Uwiteka aransubiza, nashatse Uwiteka aransubiza. Hari situwasiyo nanjye nigeze kugeramo, shaka Uwiteka, ndamutitiriza, ndasenga, ndavuga nti Imana, nkura muri ubu bwoba, aha hantu ntabwo mpashoye, ariko Imana yaranshubije. Iyo ni inkuru nziza. Ubu ni ubuhamya nguhaye, nawe dukeneye ubuhamya bwawe. Hari story yawe waduha, yatwubaka, wa munyamubabaro agafashwa, wa wundi muturanye utazi Imana akaba yafashwa. Mubwira ubuhamya aho Imana yagukuye, nk'uko Dawidi ari kuduha ubuhamya hano. Ati nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Hari abafite ubwoba bwo gufungwa, hari abafite ubwoba bw'imanza, hari abafite, tujya twumva byinshi mu makuru. Ubwoba ni bwinshi Satani azana hano mu isi, ariko reka dushaka Uwiteka, niwe uzadukura mu bwoba. Nsoreje aha bene data, nkubwira nti shaka Imana niba utayizi. We mushyitsi wadusuye utazi Imana, shaka Imana. Wenda waje hano kuri iyi Pure TV, kuri Christian TV, paragisida, utabitekereje, ariko hari ijambo rikuburira ngo shaka Imana, nk'uko Dawidi yashatse Imana ari mu bwoba, ikamukiza ubwoba bwose. Nta wundi uzagukiza uwo mwanzi, nta wundi uzagukiza ubukene, nta wundi uzagukiza intambara, nta wundi uzagukiza ibibazo ufite. Uwiteka. Shaka Imana, shaka Imana urayibona. Shaka Yesu uyu munsi wa none, shaka agakiza. Saba Imana irakwiyereka. Nuko nanjye ndagusengera Imana ikwiyereka mu munsi wa none. Sinzi amasaha urimo, njye hano ndacyari mu gitondo, mu masaha 12 n'igice, na 40 niho zigeze, ariko ndakubwiye ni Imana irumva. Reka dufatanye kuyishaka, ikugirire neza uyu munsi wa none, kwigaragarize. Niho uzava mu bwoba, niho uzashira ubwo bukene bwose ufite bwo mu mutima, ndetse n'ibindi. Imana ikwitaho, ni data, iradufasha. Reka dufatanye gusenga. Niba ufite icyo kibazo cyo kuba ufite ubwoba runaka, reka dusenge buragenda umunsi wa none. Reka dufatanye gusenga. Mana data, ndagushimye cyane kubw'aka kanya, ndagushimye kubwira ijambo, ubu buhamya Dawidi aduhaye, ngo yashatse Imana ngo imumara ubwoba bwose. Ndagushima Mana ko n'uyu munsi ukibikora. Ntabwo wabikoreye Dawidi gusa, nanjye warabinkoreye n'abandi bene data. Ndasabira umuntu uri hano kuri Pure TV, uri kuyumva aka kanya, iyi TV y'abakristo, kugira ngo umusange, umumara ubwoba afite, ari ubwafitire yibaza ubugingo bwe bw'imbere, imibereho y'imbere,
ari ubwoba bw'ibindi bibazo, bukene, ibindi bibazo ni byinshi, uburwayi se, hari ibibazo byinshi yaba afite ubwoba, ariko ndamusabira ngo ave mu bwoba, n'ukuri niwo umara ubwoba, kandi umuhe ibyiringiro by'ubugingo, umuhe kumenya no kugusobanukirwa, umuhe kumenya Yesu no kumenya agakiza, gutyo abeho afite assurance y'imibereho myiza, imibereho y'ubugingo buhoraho, imibereho y'ukumva ko ashyigikiwe, afite Imana. Ndagushima Mana kubyumvise kandi kubikoze byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Bene data twari kumwe, Imana ikomeze ibagirire neza kandi ikomeze ibaho umugisha. Muri aka kanya tuzakomeza ubutaha, ni ukuri ntugacikwe n'iki kiganiro cyacu cy'ijambo ry'umunsi. Ndabakunda mwese kandi kibazaho Imana niyo urukundo rudashira. Be blessed. Bye bye. Igihe cyose ku murongo